abantu babaye mu nka barabizi, mwanywaga amata mwayasigaza mukahereza akabwana k'imbwa kakajaba. Iyo karangije rero kubera amata ari menshi uragacuguta kugira ngo kongere kajabane. Abantu benshi bameze gutubwana twimbwa bagomba kubanza gucugutwa n'ibigeragezo kugira ngo babone impamvu z'amashimwe. Umva amabwire, dufite impamvu zo gushima Imana. Impamvu twe abakristo duhora dushima Imana, tukabona impamvu buri gihe zo gushima Imana, ntabwo ari uko ibyo twasengeye byose Imana iba yarabishuje, ntabwo ari uko amasezerano Imana yavuganye natwe yose iba yarayasohoje, ntabwo ari uko mu kazi biba bigenda neza gusa, ntabwo ari uko mu miryango aba ari amahoro. Hari impamvu zijya zituma dushima Imana. Izo mpamvu nizo ngira ngo dusangire muri uyu mugoroba. Abo turi kumwe muvuge ngo haleluya. Muzamuye amajwi muvuge ngo haleluya, haleluya. Buriya abantu benshi bajya bavuga ngo barakijijwe, ariko abakijijwe neza bya nyabyo ni bake cyane. Ibyo muzabirebera mu mashimwe abantu batanga mu itorero. Abantu bahaguruka no gushima Imana ni bake cyane. Nuhagurutse ahaguruka avuga ngo hari ikintu nari nasengeye cyane ngo kirankomerera cyane, ngo rero ngo nimumpere Imana amashyi. You know why? You know why? Vous savez pourquoi? Abantu amashimwe yabo ntashyitse, ntakwiye. Abantu batakijijwe neza ntago bashima Imana kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Impamvu ya mbere, bahora buri gihe amaso yabo areba ibitaragenze neza gusa, nyamara bakirengagiza ibyo Imana yakoze neza. Kabiri, kubera ko bayoborwa n'ibyo bareba. Bibiliya ivuga ngo twebwe ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba, ahubwo tugenda tuyoborwa no kwizera. Muvuge ngo haleluya. Kubera ko bayoborwa n'ibyo bareba, bo bareba kandi bakabara imigisha igaragara. Ndabaha urugero. Ese umuntu wafunzwe agafungurwa niwe ukwiye gushima kurusha uwarangije umwaka adafunzwe? Mbabazi, abinyuma muranyumva? Abantu turi kumvikana muzamura ibiganza. Muvuge ngo haleluya, haleluya. Ese umuntu warwaye akajya muri koma akavayo ari muzima, niwe ufite ishimwe riruta twebwe tutararara mu bitaro ngo twagiye muri koma? Abataraje muri koma muvugiriza Imana karuru mwese. Sema haleluya, haleluya. Izo ni impamvu z'abakristo b'abana bavuga ngo zamura amaboko, akabura impamvu zo kuyazamura. Kubera iki? Ibitekerezo bye bireba hafi, areba akagatuti, ntazi kureba inyuma y'agatuti. Umuntu wavuye hano akagera Nairobi, akava Nairobi akagaruka, umuntu wavuye hano akajya muri US agasura abana be, agasanga abana na amahoro, ntago bagiye mu rumogi, baracyarimo biga, amafaranga atanga bayabyaje umusaruro, akagenda akagaruka. Ni ufite ishimwe kuruta, munyumve neza, uyu ni ufite ishimwe ridasanzwe kuruta uwagiye agasanga abana bari barananiranye, bagasenga bagasubira mu murongo, baza bagera mu ndege, indege ikabacuguta nk'ikibwana cyajabye amata. Abantu babaye mu nka barabizi, mwanywaga amata mwayasigaza mukahereza akabwana k'imbwa
kakajaba. Iyo karangije rero kubera amata ari menshi uragacuguta kugira ngo kongere kajabane. Abantu benshi bameze gutugana twimbwa bagomba kubanza gucugutwa n'ibigeragezo kugira ngo babone impamvu z'amashimwe. Umva mbabwire, dufite impamvu zo gushima Imana. Muzamure ibiganza mwese muvuga ngo Chambre des Ishi, cadre des anges, fonia robelai. Morodekani ari yamanikiwe igiti cyo kubambaho. Imana nayo yari yateguye ifarashi yo kurekwaho. Irategeka bamutambagije aho bamusebeje, kandi uwamutambagije niwe wari kubaka. Iyo tuvuga Morodekayi abantu bajya bumva Morodekayi wiriya. Oya, na hano mwumve mbabwire, hari ibiti bijya bimanikwa bikumira ku musozi, hari ibiti bijya bimanikwa bikuma. Haleluya. Hari imyobo n'igicukurwa, hari imigambi, hari amanama ajya aterana agafata ubusa. Kubera iyo mpamvu mukomera Imana amashyi. Oh, haleluya. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza uzangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza uzangirira neza. Mfite ibimenyetso binyemeza uzangirira neza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahanga ndaguhimbaje Mana nyir'ibintu, ushirwe hejuru data, uhimbazwe Mana y'ibintu. Waratwimanye Mana, hari amajoro baturariye ariko uratwimana. Ni ukuri hari inama zateranye ariko tubera Imana. Muri byose twabonye ukuboko kwawe, twabonye imbaraga zawe, twabonye ubutware bwawe, twabonye kunesha kwawe, twabonye icyubahiro cyawe, twabonye ubushobozi bwawe. Uri hejuru y'amajuru, urengeye amagambo y'abantu, urengeye ibitekerezo by'abantu, ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Basaba twongere Imana amashyi twese. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh Jésus-Christ, roi de Nazareth, portame de berizene folia burbani, angeme de brezene fori meriego, sambre de zengine foi, arbre de zambre geni fost. Ijana n'ubwira umwegeranye ngo Imana iganiriza ubugingo bwawe muri uyu mugoroba. Haleluya. Abakristo batakuze neza bahora buri gihe bareba ibyo Imana itakoze, kandi ibyo basabye byose bakabona si ko Imana yabikoze, kubera ko amaso yabo ahora kubitaragenze neza. Bakicara bati yego hari ibyo yakoze, ariko kandi hari n'ibyo nayisabye itarakora, nzayishima rero yarabikoze. Oya, ni amashimwe y'abana batoya. Abakristo ntabwo tujya dushima Imana kuko hari icyo yakoze cyangwa itakoze, tujya dushima Imana kuko ntacyo itakoze. Ntacyo Imana itakoze, n'ibitaragenda neza bizagenda neza. Muvuye ngo haleluya. Hari impamvu rero abakristo bashingiraho bashima Imana. Impamvu ya mbere nuko hari icyo Imana yakoze muri twe. Buriya umuntu Imana yakoreye ibitangaza, ikamukiriza abari barwaye, ikamuhindurira amateka. Nkanjye ku rugero Imana yampindurira amateka, hari ibyo Imana yakoze. Ariko
umva mbabwire, icyo Imana yagukoreye ntabwo cyagira uburemere igihe nta cyo Imana iragukoramo wowe. Imana itaraza ngo igukoremo, yinjire muri wowe ikore finisage. Igomba kuza igakora finisage, ikinjira mu mutima ikawubaga, ikagira ibintu iterekamo, ikagira ibyo ibikamo. Iyo Imana itarakubaga umutima, itarinjira muri wowe ngo igire ibyo ikora muri wowe, ibyo ikoze byose bihinduka ibisanzwe. Ibyo ikoze byose utekereza ko byagombaga kuba. Impamvu duhorana amashimwe, hari icyo Imana yakoze muri twebwe. Turi kumwe mu vuga ngo haleluya. Iyo bavuze ngo Imana ihimbazwe, ntabwo ujya ubyumvira mu matwi, ubyumvira ahantu iriya mu mutima, mu bwina bw'umutima, mu ndiba y'umutima. Bavuga ngo haleluya, ukayumvira ahantu. Bavuga ku ndimi, ukabyumvira ahantu. Bayiterera gutyo, ukabyumvira ahantu. Bongera kandi ukabyumvira ahantu. Abaririmbyi baririmba, ukabyumvira ahantu. Kubera iki? Hari icyo Kristo yakoze muri wowe. Icyo Kristo yakoze muri twe nicyo gituma duhorana amashimwe. Muvuge ngo haleluya. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, intambara Imana iturwanirira. Buriya umuntu abona arwaye cyangwa akarwaza, agatekereza ko indwara yari malariya gusa isanzwe. Abantu bajya bareba ibyo, umudamu yarwaye arakira, umwana ni muzima, nanjye narwaye malariya nakize. Nyamara hari izindi ntambara zikomeye ziba zitabonetse mu maso yacu, tudashobora kumvisa aya matwi. Imana iba yarwanye kandi iba yatsinze. Muvuge ngo haleluya cyane, haleluya. Hari intambara tutazi, hari intambara tutazamenya, hari intambara tutumva, hari n'intambara tutabona zibera mu isi y'umwuka. Imana iba yaturwaniriye kubera ko twemera kandi twizera ko kuba turiho hari intambara Imana iba yaturwaniriye ikazitsinda. Iyo ni impamvu ya kabiri y'amashimwe mu mitima yacu. Uwemera ko hari intambara Imana yamurwaniriye, nakomera Imana amashyi. Muvuge ngo haleluya. Abantu bajya babona izagaragaye, bajya bazirira izagaragaye, akaba arizo bahorana amashimwe yazo. Nyamara izikomeye si izagaragaye, izikomeye ni izitagaragaye Imana yaturwaniriye. Impamvu ya gatatu, nicyo Imana yaturemeye. Waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Waturemeye Mana we, waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Waturemeye Imana ny'imbaraga, twebwe yaraturemye ngo tuyihimbaze. Niyo mpamvu njyewe iyo mbyutse mu gitondo karambura ukuboko nkabona biremeye, nanyegenyeza ukuguru nkumva biremeye, natekereza nkumva biremeye, nibuka dose ntarangije umunsi wabanjije nkumva biremeye, biributse. Ariko mwari muzi ko hari abantu bajya baryama bakajya kwicura, Imana yazanye ubwonko bw'umwana muto akaba ari bwishiramo. Imana ishobora gutiripota gato kuri servo yawe, ku bwonko bwawe. Abana bawe ukatangira kubita bashiki bawe, umudamu ukamwita nyoko wanyu. Imana yabishatse. Ariko tujya turyama, umuntu akagenda, ukarota, ukajya urota uri Mombasa, ukarota uri Dubai utaragerayo, ukarota wageze Amerika, abandi ukarota uragiye inka mu Minembwe, abandi ukarota uragiye inka iriya za Mutara, ukarota urira ibiti hejuru y'amazu, ukarota urwana n'imbunda urimo urarasana. Ubwenge wabwagiye bukagenda. Ariko
gufata imbaraga z'Imana zikongera zikabugarura zikabuhuza nawe. Muzamure ibiganza mwese muvugirize Imana karibu. Shiramo sebeni gatoya. Imana ya Miriyamu na Ana ihimbazwe. Haleluya. Imana ya Isaka na Yakobo ihimbazwe. Haleluya. Imana y'Abanyarwanda ishyirwe hejuru. Amen. Imana ihimbazwe. Amen. Muri izi mbaraga, muri umwuka, mpagaze imbere y'Imana, imbere y'iteraniro ry'abera. Ndavuze ngo umuntu wese urwaye, imbaraga z'Imana ari ikiganza cy'Imana kimukoreho. Haleluya. Mungu haleluya. Haleluya. Atukuke Baba Mungu. Amen. Ubasha bw'Imana ya Isiraheli ugere mu muryango wawe muri uyu mugoroba w'Imana. Bazomwegeranye ngo wizeye ibyo. Mwakomeye Imana amashyi mukabyara. Nicyo twaremewe. Niba babwira mwabaririmbye nabakunze cyane. Hari abantu bajya babyinira Imana muri lisansi, kubera ko afite ka lisansi, ngo afite lisansi ngo ntabwo agomba kubyina cyane. Urumva? Abakobwa ngo barababwiye ngo kubyina cyane ngo bitera impfundiko. Yajya abyina ukabona arimo arasa nk'uri gutoneka ubutaka. Ntabwo ashaka kubyina cyane kubera ko izo mufite se zaturutse kubera ko mubyina. Abantu wagira ngo bafite ibihazamo hano ahangaha. Umuntu yagira ngo bafite ibihaza hano. Umva mbabwiye njyewe nyuma y'uko menye gukomera kw'Imana, iyo bavuze kuvuza induru njya mvuza induru nkayivuza yose. Cristo desagir voli a la melauma. A Cristo desagir voli me les hambre de gories homme de ro. Abantu bose aho baherereye ijuru barwanye muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Mugire bucya mwese muvuga ngo turavangiye Bwana Yesu asifiwe. Tugeze ku mpamvu ya kangahe? Ya kane. Iya gatatu nicyo twaremewe. Sije? Nicyo twaremewe. Imana ishobora byose. Kimwe gusa. Ntabwo yakwihimbaza. Cyokoze tunaniwe yakoresha ibindi biremwa bikayihimbaza. Yakoresha ibiti n'amabuye bikayihimbaza. Icyo yaturemeye ni ukugira ngo tujye tuvuga ko ikomeye, tuvuge ko ihebuje, tuvuge ko ari ikomeye yonyine. Bene wanyu ntibakomeye, bene wacu ntago bakomeye. Abari bakomeye ejo sibo bakomeye none. Muranyumva? Ibyo byo kwigagaza mufite miliyoni 5 kuri konte, hari abafite miliyari 5. Ibyo kugagara ngo ufite miliyoni y'amanyarwanda, miliyari, hari abafite miliyari y'amadolari. Uragagaye nk'umufuka w'ibirayi.
ngurumva ngo by the way, those guys are not serious. No, you have to be serious. You have to be serious. Those guys. Mwamwegera muri kubyina ngo muri mu murampumurira ibintu ntazi we. Hakoma Imana ya Israheli yonyine. Nicyo twaremewe. Ntabwo twaremewe byinshi. Icyambere kimwe kuramya Imana no kwihimbaza. Nicyo cyambere. Ibyo kugenda ngo wasotse muri Dubai washyize amaguru mu mazi umunsi umwe ayo maguru tuzayajana Rusororo. Ayo maguru tuzayajana Rusororo one day. So do it, but remember something. You have to remember something. Hari ikintu ugomba kwibuka. Icyo twaremewe ni ukuramya Imana no kwihimbaza. Ibindi biza nyuma. Ibindi byose biza nyuma. Impamvu ikurikiyeho. Tujya duhimbaza Imana kubw'imbabazi zayo. Imbabazi ze n'urukundo rwe niyo bituma tudashira. Imbabazi ze n'urukundo rwe niyo bituma tudashira. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Imbabazi ze n'urukundo rwe niyo bituma turashiraho. Muvuge mwese ngo haleluya, haleluya. Twikirize haleluya, haleluya. Urebye amakosa ugira ukareba ibyaha byawe ukuntu Imana izivyirengagiza. Reba ku munsi Imana izayirengagiza ibinganike. Kuri twebwe twasobanuka imbabazi z'Imana. Iyo ni impamvu ikomeye ituma duhora tuyishima. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Mushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mushime yatwambukije inyanja itukura, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mushime Imana itubereye maso, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Wayizamurira amaboko Imana y'imbabazi. Muvuge ngo haleluya, haleluya. Impamvu ikomeye ya nyuma ituma dushima Imana, duhorana amashimwe. Tujya dushima Imana kubw'impano yaduhaye iruta izindi mpano zose, Yesu Kristo. The Bible says, Biblia iravuga ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryabonetse abantu baboneramo agakiza keretse Yesu Kristo wenyine. Kubera izina ry'uwo, kubera uwo wahawe abantu. Biri ijambo ry'Imana abantu bajya barimenyera. Matayo nako Yohana ibice 3:16 havuga ngo kuko Imana yagize ite, yakunze twebwe cyane, ntabwo yadukunze bukeya. Uri abagore badukunda buke n'abagabo badukunda gahoro. Ubu nyine hije umuntu hano akarasa nk'amashini gane hano agatomatika shene yose akayirangiza. Nta muntu wahungana n'umugore we wajya kubaza iby'umugore ejo. Nukujya uhamagara ati sinzi wa mudamu iyo yagiye, urumva nasohokeye mu idirishya, icyo nibuka gusa nuko yamfashe ikoti ndari musigira, birarangiye nuko. Hari umugabo mu masasu yaravuze, baramufata amateko, aravuga ngo we ngo ntibamujyane mu bagabo ngo ni umugore.
ati rwose mutanjyana hamwe n'abagabo kuko abagabo nibo bapfa mbere burya. Abagabo iyo mwafashwe amateka nibo bajya bica mbere. Atuva nge ndi umugore ntimunjyane mu bagabo. Batese uri umugabo n'ubwanwa, uri umugore n'ubwanwa tureba. Atuva sinzi ikibaye bumeze muri aka kanya. Imana yakunze twebwe bari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uwo mwana watanzwe, icyo gitambo cyatanzwe, iyo mpano y'Imana twahawe ni ishingiro nyamukuru ry'amashimwe y'Abakristo. Muvuge ngo haleluya. Reka soreze kuri ibi bintu bitatu. Iyo twashimye Imana tugira izihe nyungu? Inyungu zo gushima Imana. Impamvu ya mbere, ibikomeye biranesheka. Ibintu bikomeye bihinduka ibyoroshye. Biri jambo ry'Imana rijya rivuga ngo Dawidi ageze imbere ya Goliyati yavuze gute? Yaravuze ngo idubu, bamubwiye ngo ese washobora kwicura mu Filisitiya? Arababwira ngo mwumve mbabwire, idubu ryarazaga, umwuka w'Uwiteka Imana ukanzaho, nkarifata nkarishwanyaguza. Intare yarazaga nkayifata nkarishwanyaguza. Ageze imbere y'Umufilisitiya aravuga ngo unteranya amacumu n'uducumu, ariko jyewe ndagutera mu izina ry'Imana isumba byose. Iyo twashimye Imana, intambara zikomeye tujya tuzitsinda. Number 2, hagira umuntu witegura aze kunsomera Yesaya 61. Icya kabiri, iyo umuntu ari mu mashimwe ajya yegereza ubugingo bwe amarembo y'ijuru. Iyo turi mu mashimwe tujya twegereza ubugingo bwacu amarembo y'ijuru. Mu maganya si hafi y'ijuru, mu gahinda si hafi y'ijuru, mu magambo si hafi y'ijuru, mu gusebanya si hafi y'ijuru, mu biryo si hafi y'ijuru, mu mafiriti si hafi y'ijuru, ku nkongoro z'amata si hafi y'ijuru. Ariko ku mashimwe, iyo abantu bari mu mashimwe, bicaye mu mashimwe, iyo uri kuvuga amashimwe, ubugingo bwawe buragenda bukegera amarembo y'ijuru. Muvuge ngo haleluya. Impamvu ya nyuma, ibyiza bya nyuma cyangwa inyungu ya nyuma, ibyishimo n'umunezero n'umwambaro w'umwuka. Yesaya 61. Adre des imbriques des antos, cadre des envies de boniazoa, drome la zambre de xevini corte, asherme des imbriques de voni, agozime de veni ajuma ya dao, katika jina la Yesu. 63 mu murongo wa 3 havuga gute? Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Haleluya. Ibyishimo n'umunezero ni umwambaro wacu twebwe Abakristo. Ndagira ngo mbabwire ngo mubwirane zaburi, mubwirane amashimwe. Buri gihe nuhura n'umuntu ujye umubwira ngo Imana igutabara, umubwire ngo ijuru riguhumurize, ijuru rikurwanirire.